Hello lovies, reka nizere ko mukomeje kugubwa neza, ibihe byiza kuri wowe ukurikiye Shandi TV aka kanya. Reka ngusabe kubanza gukora subscribe kuko ngiye kugezaho inkuru iri hot, inkuru iri gutrendinga hano mu Rwanda, ariko ni inkuru nanone y'akababaro. Yes, hanyuma rero mbere yuko ngira icyo mbagezaho, banza ukore subscribe ubundi ujye ubona inkuru zacu tanu kwa tanu. Hanyuma rero nunarangiza ukore like, sha umva wowe uri kureba kino kiganiro wakoze like koko ugakora nayo subscribe, nta kintu bitwaye, it's just 1 second ubundi bikabirarangiye. Yes, urakoze cyane wowe bikoze. Hanyuma rero inkuru ngiye kubagezaho ni inkuru y'akababaro. Abantu benshi hari tujya twumva amakuru avuga ngo hari abantu bigurisha, hari abakobwa bigurisha, hari abasore bajya kugura indaya, niko babyita mu Kinyarwanda. Mbese ugasanga ubuzima bwo kwigurisha nibwo buzima bubatunze, ni kugira ngo babone ibyo kurya, nuko bagomba kubanza gushaka abagabo bararana cyangwa se baryamana. Rero gusa bamwe harabo bihira, harabo birangira nabi, harabo birangira neza. Muri bya bindi bavuga ngo iyo uzikinnye, iyo uzi kuzikina ukazikina neza, nyine hari ubwo biguhira cyangwa se, ariko nanone ntago ntekereza kuko byagenda kose ntago umwuga w'uburaya urangira neza uko byagenda kose. Hanyuma rero iyi nkuru ni inkuru yatugezeho uyu munsi aka kanya ndi kubibabwira. Ni y'umusore wo mu murenge wa Kicukiro. Muri Kicukiro rero uyu musore yagize gutya, aravuga ati ariko gute bundi nataha nkajya kurara njyenyine kandi hari abakobwa baba bari ku muhanda bigurisha bategereje ababacyura. Umusore arakugendera, aragiye agera ku muhanda, abona umukobwa mwiza, arangije uwo mukobwa aramutwara, bajya kurarana. Bajya kurarana, urumva ngiyo bagutahanye baragenda mukabanza mukanywa kuryo mwidoroga. Urumva kuryamana n'umuntu muba mutaziranye bisaba kubanza gufata ibiyobyabwenge, like kugira ngo nyine wumve ko atari uri kwikoresha ibyo bintu, kugira ngo nyine bigutinyure. Urumva umuntu muhuye bwa mbere, urumva umuntu nyine mugiye kuryamana bwa mbere utanaza, ni bwa mbere muhuye, biba bigoye. Rero bivuga yuko abantu bamwe babanza kwidroga kugira ngo bakanywa izo nzoga, kugira ngo babashe kugira ibibatera courage, ubundi kugira ngo bakore icyo gikorwa. Uyu musore arangije atahana uwo mukobwa. Umukobwa yarari Nyabugogo. Abantu benshi murahazi ahantu abantu bakunze gutegera imodoka zijya haba mu majyepfo, majyaruguru. Umva sinzi ko nta muntu utazi Nyabugogo pe. Nuko uwo musore arangije atwara umukobwa wa Nyabugogo, baragenda baratahana. Batahanye baragera mu rugo, bakora ibyo bakora, batera akabariro. Bamaze gutera akabariro, umukobwa ahita yitaba Imana. Birangira umukobwa yitabye Imana. Biratangaje. Twajyaga twumva ngo hari abantu bapfa bari mu gikorwa nyirizina, twagiye tunabumva. Hari abo twigize kumva nabo, umwe we yapfuye bari no kubikora ako kanya, yitaba Imana neza bari mu gikorwa. Hari abapfa banarangije. Uyu rero nawe bamaze gutera akabariro ahita yitaba Imana. Umusore abibonye biramucanga, aravuga ati se ndakora iki? Nawe ari wowe ise wudukurikiye, ibyo bintu bikubayeho wakora iki? Ni ibintu umva byiyumvishe kugira ngo bikururu byishyireho kugira ngo wumve uburemere bwabyo. Umusore rero yahise akora iki? Nge nk'ikintu numvisha ari nk'igikorwa kizima yakoze, kuko yahise yitwara kuri riba, aravuga ati ngewe natahanye umukobwa, mukuye ku muhanda muguze nk'indaya, tugeze mu rugo tumaze gukora ibyo dukora, umukobwa arangije ahita yitaba Imana. Ubwo nyine ndaje ngayo nguko uwo musore ubu ngubu ari kuri ribu. Hanyuma umukobwa we bahise bamutwara ku bitaro. Murumva ko ni inkuru y'akababaro. Imana yakire uwo mukobwa witabye Imana. Ikibazo nibaza n'iki ngiki, ese mu by'ukuri
ibikorwa dukora tujye dutekereza ku ngaruka. Ese ibyo dukora uyu munsi w'ibyo uri gukora ubu ngubu, cyangwa se wisuzumye ukareba, ese uramutse witabye Imana aka kanya ubuzima bwawe bwajya hehe, bwagana hehe? Ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo nibaza, ni ikibazo nawe wakibaza. Gusa reka twifurize kugira urugo ridashira, ndetse n'Imana ibabarire uyu mwari watabarutse. Ngaho nguko rero mwumva iyo nkuru irababaje, biteye agahinda kumva upfiriye mu gikorwa cy'ubusambanyi. Ni ibintu bibabaje, ariko reka twizere yuko Imana yamaze kumubabarira. Wenda hari mu mwuka we wa nyuma yagize ati Imana mbabarira unyeze. Ngaho nguko rero reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Nawe udukurikiye, please make sure ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana uko tugiye twaploadinga ikiganiro. Have nice time. Bye.